yari afite amafaranga yego menshi pe yagombaga kumutunga mu buzima bwe cyane, ariko ngo arebe kariya karengane kariya arabisiga byose, asiga byose, kurya bavuze ngo usige byose ukurikire Yesu. yego arabisiga byose akurikira uwo kandi arabwitangira kandi aranapfira. Urumva atari intwari. Ariko si umuntu yonezerwa mu ikanisa iwabo hatewe ikibazo. Ese uwo ni umunezero uwundi kandi ese udakunda igihugu cyane mu ijuru uzohoje. Ndahera kuri ba chairman yego Gategeko chairman ukuriye Nairobi yego yirwa ku bintu by'imisanzu akavuga mu bantu ngo ni umurwanashaka. Umurwanashaka n'uwatabaye umurwanashaka n'uwatabaye. Umurwanashaka suha ivugira hano. Umurwanashaka suha utangisha amafaranga. Ano mafaranga twofata Bishop Muhima, tugafata Bishop Nde, tugafata Pastor Fulani tukamugira chairman yego w'umusaza ukuze. Ariko bari bacama n'abana bato pe, abasore bafite amaguru n'amaboko, yego bafite n'imbaraga, yego. ariko kwirirwa uhagarara mu bantu. Ubu nyine noneho basigaye banahagurutsa mu biriyo byaba batabarutse. Aho guhagurutsa babaye abasirikare bagagurutsa abarwanashaka. Kandi abarwanashaka bahagurutse ntigeze afata imbunda n'umunsi. Hello, vipi yambu cyane bantu banje. Nizere ko aho muri mumeze neza, nizere ko ibiganiro turimo dukora bigenda bibashimisha. Murabizi ko ndi yantumwa mutuma ikabatumikira. Manza da shataman inadara. Yes, nkuko muri kwibona rero dufite umutumirwa. Ndatekereza ko abenshi muramuzi, abenshi muzi amateka. Hari n'igihe bitaba ngombwa ko ayavuga kuko yarayavuze. Niba ucyakeneye subira inyuma ushakisha hari ibiganiro twagiye dukorana. Gusa nk'ibisanzwe ndamusaba yivuge wenda nk'umuntu mubonye bwa mbere, hanyuma tuganire. Ndakwegereje mzee. Urakoze cyane. Umeze neza? Turashima Yesu. Wenda nk'umuntu kubonye bwa mbere urindi? Ndabizi nimba hari umuntu ubonye bwa mbere keretse uwaje ejo. Ariko ugeze igihe hano muri Kenya, yego ageze igihe mbona, yego, ariko sinareka kuvuga. Banita Murara Edouard. Ndi umugorora. Mzee yarishaziye yitwaga Mugeyo. Ayo mazina yaje. Yego. Ndi umwishwa w'Abasita. Kamukwe wabongera. Ahubwo ngo noneho basigaye ko basigaye, ariko kera siko bavugaga. Ngo baravuga butu. Uvuga noneho musigaye bavuga ngo uri n'umukwe w'abanaka. Ko umuco wacu wa kera bagaza bavuga ngo ndi mwene naka, ndi umugorora ukarekera. Ariko byanabaye byiza kuko niho mwagize neza. Kuko nubwo wavugaga ico gihe, ariko tuvuge banyokorome, kandi banyokorome kurya uba ufite 50%. Iwanyu no kubanyokorome. Yego. No kwaso ubukwe. Ariko wenda ho nta 50% ko nuvuga. Wenda ho nda sawa. Wenda tukiri kuri ako kantu, njya numva haba ibintu byo gutsinda. Karaje siko napanze kubaza. Umugabo yemereye mbese ntashobora kuvuga se uko mu izina cyangwa ubivuze nibisanzwe? Mu muco mwiza ntiwemereye kuvuga so uko mu izina, kimwe naso. Nababyeyi bombi. Ariko wenda nkaso nyine no kwivugura uravuga ati ndi mwene runaka. Tuvuga ngo umukwe wa runaka ngo bivuge.
wabivuga kuko kera uba utangiye kwibwirana Mhm. wamuvuga sobukwe ariko ukavuga izina rito apana kuvuga ririya rikuru. Umudamu ni utemerewe kuvuga sebukwe? Umudamu we ntiyemerewe no usibye na sobukwe. Habe n'inkoni hari ukuntu bayitsindaga. Habe n'imvura hari ukuntu bayitsindaga. Urumva we n'umukubuzo ni ikintu cyose cyabagaho. Mbese umudamu ntagomba kuvuga ikintu kijyanye na sebukwe. Abataye umuco. Hari nk'ukuntu usanga ufite nka sobukwe w'umwana mutoya, wenda ukabona namuruta buriya se we umuvuze ni igitangaza. None se we woshaka sobukwe, woshaka umugore oya wenda nka murumuna wa sobukwe ugasanga n'umwana mutoya, cyangwa se nk'uko imirara bigenda ugasanga umuntu ngo ni sobukwe. Buriya ni sobukwe direct, sobukwe direct niwe sobukwe. Hafite n'abarumuna biwe. Yego. Ariko nabo ugomba kubanga sobukwe basobukwe. Ariko ntubatsinde. Nabo batsinda bibaye ngombwa. Kugira ngo wenda tuve kuri ako kantu, hari igihe ugera nk'ahantu bakavuga ngo umuntu utemerewe gusangira na sebukwe, utemerewe kurira ku meza imwe. Ese uri nk'umugabo turi ko umugore we, uri umugabo wo gusangira na sobukwe cyangwa gusangira na papa wawe? Abe naso hari iyo wamaraga gushaka, naso ntimwasubiraga kuja ku isahani imwe. Tibyabagaho. Iyo umaze gushaka kurya kera, navuga ngo ubaye nk'umukwe wa sobukwe niko waso. Kera uba ufite umukazana we ntugomba gusangira nawe. Hanyuma wenda reka duhite tuva kuri ako kantu tujye kuri topic nyamukuru. Mzee mu bihe bishize twaraganiriye, wari umuntu wakoze ibitendo byiza, wari umusirikare wakoreye igihugu, wabanye n'abasirikare benshi, ibyo ntitubisubiramo, ariko wendi umuco nshaka igisirikare cya kera igihe cyanyu n'igisirikare cy'ubu ubona itandukaniro rihagaze gute? Nahera na mbere. Urumva natwe twagiye duca mu nzira z'abandi baciyemo, hari abasirikare binjiye cyangwa cy'amabuto. Aba bantu bize ikintu cyane cya administration. Yego hari n'abarwanyi babayemo. Cyage cya Murere nza numva nanjye sinahabaye, hari abagabo bitanze. Yego. Kugira ngo barwanye Murere. Abo ni abasirikare turana n'abafite hano. Hanyuma hari igisirikare cyacu twakoze. Ni igisirikare muzamwumva ngo ni cy'abakadogo kandi bamwe bari banakuze da. Cyasonga mbere wenda 9-6 binjira barwanya mu buto. Cyari gitandukanye n'icyubu. Impamvu icyubu twese kiratuyobeye. Yego. Iki turimo intambara turimo niyo mvuga. Si intambara y'Rwanda ku muntu fulani, intambara y'Rwanda n'amahanga. Yego. Icyo gihe twageze turwana na leta imwe. Ariko uko turarwana na leta nyinshi. Yego. Kandi zitari muri Kongo. Ko turarwana na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, leta ya Kongo. Yego. N'abacancuro ndumva barimo. Iriya leta yadukamiraga noneho ntiyayitwica. Yego. Kandi kira tuziziki ubwo isura yacu. Gusa nuko iratwanze gusa. Yego. Tishaka ko twoba muri kiriya gihugu. Nuvuga ngo nico cyatumye ihindura isura. Kuko noneho ko bararwanya ubwoko. Yego. Ariko ntibaye barwanya leta fulani. Urumva gisegeti si wawe utegeka ubunyine. Ntibaye barwanya ubutegetsi bwa gisegeti, ariko ko bararwanya umunyamurenge. Hanyuma ukavuga ko igisirikare bitandukanye, ni igisirikare cy'ubu gifite imbaraga
bitewe nuko kirwana n'abantu benshi cyangwa wenda igisirikare cy'ubu hari ukuntu ubona kijenjetse paraporo n'icyo gisirikare cyayo cya mbere? ubu nyine gifite imbaraga kandi gifite n'Imana. Gifite Imana cyane. Ni bake ariko bafite Imana. Yego. Kuko hega n'ubwoko bw'Isirayeli ntibwari bwinshi. Ariko icyatumye buva mu Giputa burambuka ni Imana. Ni Imana niyo yatumye bambuka. Natwe ubu dufite Imana. Yego. Niyo ihaye Rwanda, si twe duhaye turwana, ko hararwana Imana. Hanyuma mze mbabare wenda mbazemo akabazo, nk'igihe wenda warindaga kwa Kabila, ni wewe umunyamurenge wenyine wari uhari umurinda cyangwa mwari nk'abanyamurenge benshi baharindaga? Twari benshi, ibatayo yose ya Kabili yari abanyamurenge gusa. Ndetse harimo n'abacu n'abanyarwanda n'abanyamasisi, kandi twese turavukana tuvuga ururimi rumwe. Yego. Iyo ni batayo ya Kabili yose. Hanyuma se wenda nk'icyo gihe urumva sinzi icyo bagenda ngo babahe icyizere muze kurinda Perezida Kabila. Nkibaza ubu ngubu bishoboka ko hari nk'abanyamurenge baba barinda Gisegeti? Nkeretse utugara. Utugara? Naho ubu nyine worinda Gisegeti kandi hayakwica. Ku buryo se hari utugara tumuri hafi buriya nk'uko mwabaga murinda hafi iwe? Turahari nyine, none se nk'umuntu kwanza utugara niba ari abanyamurenge batari n'abasirikare batavuga ubwoko bw'abanyamurenge ahubwo bakasebya ubwoko bw'abanyamurenge. None bavuga nose nk'umugabo uhagarara mu ruhame rw'abantu akavuga ngo nta jenoside yayiba mu Minembwe kandi ari umunyamurenge, kandi urumva ahayavuga. Wabonye iriya foto y'abagabo b'abanyamurenge bari bahagarariye? Narabibonye, nibyo nshaka kukubwira. None urumva nkuriya ni umunyamurenge cyangwa ni akagara? Ni akagara kandi ni umwanzi w'abanyamurenge. Ko basigaye bari fiyeri kama bivuga ngo ndakagara. Ega ni fiyeri, ariko iriya fiyeri izabashirana. Uyu munsi wafunga igitoko ejo kikakuvamo. Kandi mukuri kuko witambuke yavuze kiriya gihugu kizafatwa kandi bazagitsindana ifyeri. Ubundi igisirikare kiravuga nawe yaranabivuze ngo wawili wasonge watatu wasonge atakaye baki atajenga inchi isherezo tuzagitaha. Wenda turetse kuba twagitaha ako kagara kagakorwa n'isoni nk'umuntu nyine birimo kano kanya nta kandi kaga kiwe kihariye ejo n'ejo bundi bamuhinduka cyase nta kandi kaga umubonaho? Nonse tubabaye babona abari muri leta nta bishwe bakaribwa, nta batewe amabuye, nta baye bafunguye, kandi bavuga ngo bambaye Gisegeti ko barazira, kandi bavuga ngo baramushyigikiye. Ngiriya ni ifoto bafasheho kugira ngo bigaragare ko nta munyamurenge wahaye wicwa. Urumva bari abantu bafite ubwenge? Nta bwenge bafite. Ahubwo muri iyi faranga ni mbi izatumye na Yuda yicisha Yesu, ariko nyuma yaricujije. Yego. Tuzi ko yamaze kumugurisha, ariko nyuma uzi urupfu yapfuye. Yari imanitse. N'abariye bazimanika. Neza cyane. Azatinya kuza hariya yavuze nabi yiyahure. Naho hari bamwirukanye. Mbese bari mu kaga. Kandi bafite fiyeri cyane ngo ntibishoboka ngo abasirikare ngo bangaye ngo barwanye igihugu ngo kurumva ngo bizoshoboka. Mbese ntekereza ko batizera yuko igihugu kizafatwa tukagitura. Nibyo bitekerezo byabo. We wumvishije Rukema ni mwene wacu, ni na mukuru wanjye. Yego, Rukema. Rurambo yarashize, wumvishe Moize ibyo yamusubije. Rurambo yarashize, none ko aravuga ngo nta ntambara ihari, atakiri iwabo. Nagende none asange se iriya na nyina hariya mu Rurambo. Hari abazabona? Abenshi bari. Rurambo iracubatse.
none se nk'uwo muntu uvuga bene ibyo bintu kubera ifaranga urumva atazimanika nka Yuda? Afite ikibazo gikomeye. Afite ikibazo. Hanyuma wenda kano kanya dufite intwari zatabarutse twita intwari, hakaba n'abandi b'abasirikare ariko tutita intwari. Ese bishobora kuba bituruka kubera ubwo bugara? Ese nta muntu uri muri leta utarakagara? Ntawo ba muri leta atarakagara, kandi ahayibona biba bikorerwa iwabo. Kuba kigumije hariya nawe nakagara. Wenda no kubaha itegeko rya gisirikare gusa, wenda hari abahari batari utugara babuze inzira. Ibyo byo bishobora kumvikana. Babuze inzira bishobora kumvikana. Hari abari kure za Ekwateri, hari bari Kinshasa wenda uyu munsi. Rero nari yakisangane da bashobora kuba babuze inzira ariko bafite ibyo shaka. Ariko gusa nyine kubera kuko bakira aho ngaho tukavuga ngo unutugara. Ariko nk'abantu ngaye nk'umuntu ejo bundi uvera ariko ifatwa akongera agacika akaja mu Burundi ntiyirure nk'abandi, ubu nyine akaba ari Kisangani, ubwo urumva ari umuntu nakagara. Ntacazi icyo ariko gikora. Unyihanganire nkubaze ku ntwari yacu General Rukunda Makanika witabye Imana. Usibye ubu butwari yakoze, usibye ibyo benshi bazi, nk'umuntu mwabanye, ni iki kintu cihariye uvuga ati nje kuvana mbere uyu muntu rwose iki kintu yaragikoze, ndavuga dufite intwari? Uriya mugabo navuga ubupfura bwe kuva akiri n'umutura, ataraba umusirikare. Ibintu by'amakanika byose kwari gusenga. Nicyo kintu tigeze abaho umuvuguvugu ni habe n'umunsi n'umwe. Nicyo kintu yagiraga. Kigeretseho yari umuntu usabana, yarasabanaga, niyo mwahuraga yarayisekera. Yigiriraga ibinyegezo abandi. Yego. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwe bwose yabaye mu bumana. Kandi aba n'intwari no mu rugamba. Ubundi rega n'abariya bageze barwana kera, ba Eliya na ba Elisa, n'Imana yageze ibaje imbere kubera kuko bayubaha. Nawe yubasha Imana pe. Yego. Kandi yarayikoreye. Kandi arangije akikorera. Yego. N'amagambo yavuze atararangiza. Indirimbo yaririmbye simbaye nibuka. Ya nyuma. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we. Yego. Kuri yari azi urugendo rwe kuko ari mu Mana. Yego. Yongera avuga n'ijambo aravuga ngo tuzopfa kugira ngo bandi babeho. Yego. Iyo jambo ndibarimbisha. Nararyumvise. Tuzopfa kugira ngo bandi babeho. Ati ntabwo gukunda ubwoko nabyize nabitojwe bindimo. Urumva ririya jambo ikigeretseho. Abo hayo vuga ngo sutugara hariya muri leta yarari. Yari afite regime. Secretary kwanza. Yari afite amafaranga. Yego. Menshi pe. Yagombaga kumutunga mu buzima bwe cyane, ariko ngo arebe kariya karengane kariya arabisiga byose, asiga byose kurya bavuze ngo usige byose ukurikire Yesu. Yego. Arabisiga byose akurikire ubwoko kandi arabwitangira kandi aranapfira. Urumva atari intwari komeye pe. Intwari kabisa. Kugira ngo wenda tuveho, nihe message wagenera abanyamurenge bose babuze intwari yacu? Message nagenera abantu
ndagaye abantu abasore yego ariko si umuntu yonezerwa mu ikanisa iwabo hatewe ikibazo ese uwo ni umunezero ubundi kandi ese iyo udakunda igihugu cyanyu mu ijuru uzohoje icyo nshaka kuvuga ni iki ndahera kuri ba chairman yego Gategeko chairman ukuriye Nairobi yego yirwa ku bintu by'imisanzu akavuga mu bantu ngo ni umurwanashaka umurwanashaka ni uwatabaye umurwanashaka ni uwatabaye umurwanashaka si uhaye uvugira hano umurwanashaka si uhaye utangisha amafaranga ano mafaranga twofata Bishop Muhima tugafata Bishop Ndebu tugafata Pastor Fulani tukamugira chairman yego w'umusaza ukuze tugafata umukecuru Fulani kina mama Fulani yego ukuze uyu musanzu yo gutangisha yotanga kandi mwumva kuko mwumva bacema yego ariko bari bacema n'abana bato pe abasore bafite amaguru n'amaboko yego bafite n'imbaraga yego ariko kwirirwa uhagarara mu bantu ubu nyine noneho basigaye banahagurutsa mu biriyo byaba batabarutse aho guhagurutsa babaye abasirikare bagagurutsa abarwanashaka kandi abarwanashaka bahagurutse ntigeze afata imbunda n'umunsi n'umwe erega n'abarwanye kera babaye abasirikare cyari igihe cyabo igitumye uvuga yuko atari abarwanashaka ni uko ari abasore bagatabaye ariko bakavugira hano bagatangisha ifaranga nzaho nifate gutya niyo mikoro tuba dukoresha reka nyigufatire icyo ni ikintu giteye isoni ngo ni umukuru w'umuryango ngo ni umunyamuryango udahaguruka udatabara ufite imbaraga ukiri umwana mutoya ese nk'Agategeko gafite imyaka ingana yari yageze imyaka 40 sinzi ariko yarageze aracyari mutoya erega habe n'umuntu w'imyaka 60 hari abarirwa undi bafite imyaka 70 bahaye barwana yego kuko ibo badashobora guhaguruka erega nimba batanahaguruka nibo batera n'intege nkeya bano basore batagenda kuko urumva iyo uja mu Rwanda Perezida Kagame iyo yajaga kuvuga ibintu byo gukora imihanda byo guhinga yego niwe wa mbere wageze ufata isuka yego nubwo atahinga cyane ariko agayifata akagira gutya kugira ngo population cyangwa abantu babone kuko nawe ari muri ico bikorwa uvuze Gategeko sinzi nimba ari gusa cyangwa nimba ari abachairman niwe gatitirere iyo mpereye ku mutwe ni ukuvuga ngo abanyuma ye ko barumva umutwe niwe mukuru urumva amaguru ko arumva n'amaboko ko arumva mbese abachairman icyo kintu cyo gutangisha ntabwo kwirwa gusa ngo itegeko ngo hazavuga abantu batandatu iyo nama ni kuki bareka umuntu ngo avuge ku marangamutima yiwe ko ashaka abo ni iyihe nama yagiyeho muri Kenya atari yabo gusa bonyine bishimye ubundi kuki bakata amasaha y'abantu bavuga ubukwe busigaye bukageza saa 9 ngo kubera abantu batandatu kandi umuntu agifite umuntu ufite so ufite nyoko ufite barumuna b'umuntu wapfuye ariko noneho bagaheza abantu babiri ijambo kandi n'abari bene nyina bafite ijambo yego ariko mukaribi kubera ibyo bintu urabigaya ndabigaya cyane hanyuma uvuze abachairman hako mu by'ukuri dufite n'abapasteri kandi bo noneho nimbe n'abo bachairman bakora iyo misanzu wenda hari n'ibyo bashishikariza abantu ariko nk'abapasteri b'abajene ugasanga nta nubwo icyo kintu ubona agitindaho ibo bafata gute nabo bundi nigeze no kubikubwira nta bupasteri iyi ni business bakora ni business ntabwo ari bupasteri ntabwo ari abapasteri muze bazantenga se baramfite ndi umukatolika se harya kibazanshobora
nubwo no bano muporo nta honde uvuze ukuri ngo niyicwe none ni business gute genda urebe imisanzu yayitangwa mu ikanisa buri munsi iyo pasiteri ahagurutse buri munsi ngo dufite igikorwa fulani amafaranga fulani kandi bakamatunga umuntu tanga ya ngaya kandi bazi ubushobozi bwe yego tanga ya ngaya tanga ya ngaya tanga ya ngaya none ni ka obligatoire yego urumva ibyo bintu bibaho ubundi mu ikanisa isadaka ni ngombwa yego igice cy'icumi twe tugira n'ibindi ngo ni eneo ya dini tukagira n'izaka ibyo ni ibintu by'ikanisa bikwiye kandi biriya nibyo byubaka ikanisa yego ariko nguko turubaka ikanisa ngo nimugire gutya tugure wifi tugure senti dukore ibiki ibyo urumva atari business tugure pasiteri imodoka iyo si business kuko pasiteri atayigurira ni ikibazo ikindi pasiteri utigisha ngo akundisha abantu gutaha okay barahari simvuze muri rusange ariko nyine ugasanga nk'umupasiteri nk'umwaka wose icyo kintu ntashobora kukivuga arakivuga erega hari abapasiteri munsi bari abasirikare yego kandi babaye abasirikare kandi ndanarivuga ndakanye ni umuyobozi w'ikanisa ariko akirirwa heta n'abakristo biwe ndanarivuga uzanarishe no kuri kamera yari umusirikare abapasiteri arimo kwirirwa asambanya abakristo be umupasiteri arahari simuvuga izina ariko Karumva umupasiteri arahari Karumva kangaha hafashwe ayo makuru ko ngiye kuyashakisha amakuru none wenda nkawe ureba nk'abajene reka nanjye nishiremo turaha gusa ngo uko tubavuga ngo turabarwanashaka utubona nk'ibibwa utubona gute wowe habe nawe uhaye umushira kuri kamera uko ntacumaze ndi ikibuga mwebwe abanyamakuru n'aya makuru mwirwa muvuga ku ma YouTube n'ibiki mukayavugira hano muri Kenya ni muyasangiriye none muze mutubwira amakuru aho muhaye mwibonera mwenyine ariko ugureke kutubwira amakuru ayo hayo urogota kandi YouTube izesha cyane nawe wasapira kubesha mukaba mutubwira ngo minembwe yafashwe ngo naka yapfuye ngo naka yapfuye turiyo tuzi n'intambara njewe ko nteye nubaye amakuru uzanumve neza n'imbuga mbaho sinza mvuga sinovuga icyo ndazi novuga icyo nizi icyo niyumviye n'icyo nabwiwe n'umuntu uririya ruguru icyo nicyo nza mpagarara ibi bya YouTube ntubi kare inyuma byinshi ikigeretseho mwebwe abavuga amakuru ndashaka kubakangurira yego nimureke guca abantu umugongo amakuru yanyu nayare mu kuduca imigongo habe n'ibyo kuma kubika abantu abantu bashize abantu bagize gute si byiza pe ni ukuvuga ngo wawe uca intege n'urya wari ufite ishaka ryo kugenda kugira ngo agende muze mubireka mu ntambara umuntu arapfa erega si ibishimbo bari baterana n'amasasu kandi amasasu arica ariko kurya uriya yavuze ngo wawiliwa watatu wasonge wawiliwa atakayibaki duhagare kuri iryo jambo gusa tureke abarwana yego tureke dutegera amakuru ahubwo dupfukame dusenga Imana tubasengere bariya bahe barwana ariko tureke amakuru muze abantu bakavuga ngo abantu benshi wenda wowe umusaza sinzi ko bavuga ngo uje gutabara ariko bakavuga ati abantu benshi azavuga ngo mutabare ariko ndi umusaza gito ndi umusaza gito kuko yawe warakoze mu gihe cyane nubwo namugaye no gucumbagira no genda kicara aho ndi iwacu ndashaka nkako kandi uguye ku itongo kurya cyangwa uguye iwanyu biruta kuguhamgaranga ibaza noneho muzehe ugiye tukiri ino noneho mwami nyagasani abajene
tiwabonye umugabo w'abazigaba ngo ni muri nani Sebinama murumuna wa nani wa Kimenyi aba muri leta yego wahagaze yari mu Kamanyura afite imyaka 60 ntiwamubonye ntiyari atuye mu Uganda ariko ishaka ry'igihugu tiyagiye cyane yaba jene twisubire tiwabonye Gasindi w'ikimuga uhaye ugenda ukururuka tiwamubonye Kamanyura cyane niki yaravuze wenda afite n'abasposa nibo bari bamuzanye ariko ishaka ry'igihugu sinzi ni igitabo kibivuga Bibiliya sinizi cyane ariko wowe mwana wa pasiteri we kuko ishaka ry'igihugu muzona Paulo yageze yandika gakumbura akavuga ngo biriya bintu byose udafite ishaka ry'igihugu no mu ijoro ntiwaje nuko bibesha ngiye mbwira aba pasiteri aba bayumbe aba bajene aba baririmbyi aba banyamakuru twisubireho turebe icyo twakora ariko nari mfite ikibazo nari nakubajije aba bantu bavuga ngo hari umuntu uvuga ngo mutabare afite barumuna biwe bari hano uko yavutse mwanyina bose baricaranye hano yego nta numwe uratabara ntanakenere ko bagenda ariko akicara akangurira abandi ngo bagende bafatira n'imodoka hano bakagenda yego asize bene wabo bene nyina bari hano urumva uwo muntu ahubwo n'umwicanyi ni umugome kuko utuma abandi gupfa abawe bicaye nihe message bamugenera nimba dukurikiranye ariko turebe je n'ubu n'umwana wanje bamubwira ngo ndatabara mfite ubushobozi namurihira itike akagenda yabyiyumvishemo apana nje kumubwira yabyiyumvishemo namuhangura akagenda naho nuko yonapfa yopfa nk'umugabo yopfa nk'ingingi birababaje kutwe biratubabaje birababaje pe bakanga no kuzamuka bakagwa n'inanga bakajanwa rangata ndabaye bishwa n'amamodoka ntabaye bishwa n'indwara yego ntarimo kubitwa n'abagore babo bari bakubitwa n'abagore babo bakabaha n'amasumu ntabari ko bafungishwa n'abagore babo byose ni ubugwari bwacu hari umugore nigeze gushima hariya Gedurayi ngo wabwiye umugabo ngo n'utatabara nje ndagenda tibamugaruye mu nzira umugore yagiye ntawe uzi Gedurayi iwe jya gutabara baramugarura mugaruye ariko yari yabwiye umugabo n'utagenda nje ndagenda urumva uwo mugore atari intwari kabisa yibaho ubwo bose ariko bari mugaruye bacamani bamugaruye ibaze shagiye amashije uwo mugabo sasa kugenda cyangwa nawe aracyari we ni ukuri n'ubusimbizi sindabaza amakuru neza muze wenda kugira ngo ntitukurambire ndabizi yuko ntabwo ukunda aracyari kare utekereza ko ari cyo abantu bokora kano kanya bibaye ngombwa ngo ijambo uvuge turyumve igihugu cyacu kikagira amahoro nuko nta mbaraga mfite zo guhagurutsa abantu abe na Rutebuka ejo bundi yaravuze turuzi ko mwese muhaguruka mwese uko abasore baraha mukagenda abe ngo kwitwaza nk'iki iriya sura yanyu boyibona gusa bariya bahe barwanya muri erega buriya no bukeho yego muhagurutse gusa mwese bopfa kurangiza gusa ubwinshi bwanyu bose kwa mabahunga mutaranarwana n'urusasi na rumwe neza cyane nako numva byoroshye none si yo mubikoze erega urabona bari bapfuye twabanye ni abantu batuzi yego umupfurero abazi ngo uyu mugabo yari afite abana 5 asigaye wenyine yego kuki batomutera imigeri kweki batomutera imigeri kuko ari wenyine ni n'umusaza nta n'imbaraga afite kuki batomutera imigeri
urumva atari ikibazo. None nk'abantu bajyaho tukirata ko dutanga imisanzu, turi za Canada, za Australia, za Amerika, muri Kenya n'ahandi, sanga umuntu arirata ngo atanga umusanzu kandi ari umujene, iwe wowe umubona gute, umufata gute? Ya, umusanzu ni mwiza, ariko cyane guhaguruka niko kwiza. N'umusanzu ni mwiza, ariko gusa icyo navuze, umusanzu wotangishwa n'umusaza, yego, ariko umusore wese agahaguruka akagenda. Bano bakecuru n'abasaza bagasigara, n'ubundi bokangurira abantu, kandi abasaza gabotanga kurusha abasore. N'ubundi ntiyari abasore b'ibigande batari mu kutanga benshi aho, tibari aha batari mu kutanga, ariko umusaza udakora ugenda apfunama ariko akabutanga. Ariko abasore bahaguruka, abakecuru n'abasaza bagasigara. Tutangisha umusanzu kandi wozo basangiriye, boreka abana babo bakicwa n'inzara. Cyane bo utanga urumva atari byo. Nisanze ndi mu mafuti, ndi mu bigwari nk'abandi bose, no kuvuga n'amakuru yose yanshiranye muri make. Mze kugira dusoze kino kiganiro, ndifuza ko wagenera message urubyiruko gusa aho ruri ku isi yose, message y'urubyiruko yawe yihariye, icyo wumva twakora kikaduteza imbere, kigahindura amateka. Bitabaye ibyo bishobora kuba bizahora gutya kugeza natwe dushaje. Icyo no kangurura urubyiruko, nimuve mu magambo, muje mu bikorwa. Yego, nimuhaguruke. Erega kuvugira hano igihugu cyashize, ese ubundi reka mbabaze ko muri aha ngaha muba mubyinira, ese bariyo nibagifata, uzaburana itongo ryawe, uzaburana iki? Uzaburana icyo utarwaniye? Uzaza ngo ufite amasomo, uzaza ngo ufite iki? Nibahaguruke batabare, bave mu magambo, bakindi baje gutabara, kuko bariya abantu bishwe n'ubukeko. Nicyo nokangura gusubije. Muzereka ngushimire, urakoze cyane kuko ndabizi ujya umpa akanya tukaganira. Comment munshirireho ikibazo nshobora kuzabaza muzehe, kuko nzagaruka, nzi neza ko hari byinshi kuko dutandukanye, nibwo nsanga mfite byinshi byo kumubaza. Rero reka ngushimire ku mwanya waduhaye, ndabizi ko uzakomeza ukawuduhereza. Sinzi nimba hari ikindi kintu cyihariye wifuza ntakubashijeho, cyangwa se wenda tutavuze ugatanga iyo message tugasoza. Nta cyihariye kindi usibye gukangurira abantu kugenda, nta kindi. Natwe tubuze amaguru, ariko twakabaye turiyo. Erega n'ubundi nubwo tutanayafite, tuzacumbagira tugereyo. Aho guharanira Canada ni hari itongo, Amerika hari iki, gukorera iki? Uko hari benshi bari hano basize inka yabo igihari, kandi ayisigira undi uhaye Rwanda igihugu, karayiragira, karahangayika, karayihungana, ariko ejo bundi azaza kumubwira ngo ndagurisha. Kurayigurisha warayiragiye, urayigurisha kandi urayivuga kandi. Bindi byo mugende muhaguruke, abasore mukanguke, mube maso. Nawe uhaye umvugisha, genda ukangurira abanyu basore, kandi muzamukoze neza. Hari abana bari mu guhagaruka n'abatigeze bavukira mu minembwe, ariko akumva gusa ishaka. Hari abahagurutse hano nabo ntazi mu minembwe, yavukiye mu Rwanda, aza hano muri Kenya, ariko gusa kumva amateka y'abanyamurenge, yaragiye yaratabaye, na benshi bamaze kubera ishaka. Nimube nkabo. Reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye. Guys, murabizi neza yuko umuntu nk'abatumikira ibiganiro byacu kuri Mutomanza nakagaruka. Icyo ngusaba, kora subscribe, tange comment, like, niyo nkunga tugusabye. Rero naho ubutaha turabakunda. Ciao ciao.